Yo, this is full time Rwanda, mbanje kubasuhuza mwese. Uyu munsi rero tugiye kubereka uko washaringa kuri WhatsApp abantu barenze batanu, ukaba wageza kuri 500 cyangwa se n'igihumbi ubishatse, cyangwa se abo ufiteho bose kuba waboherereza. Twatangiye rero nk'uko ubona ngaha uri gusharinga ku bantu batanu ntibarenge, kuko ati ntago byemewe. Cyo nakwibutsa rero kandi nubona byemeye ukore share, ukore like ndetse na subscribe. Urasharinga abantu batanu uti ntibyemewe, ntago byemewe kurenza batanu, ariko impamvu tugiye kwereka uburyo wabigenza kugira ngo usharinga ushaka bose. Niba ufite wenda uri boss, ufite nka company ushaka gusharinga abakozi bawe message bose bakayibonera rimwe, wenda ushaka gusharingira abantu bose bakabona message rimwe, noneho bikagumaho bakaba nk'izina ukajya ubandikira nk'aho ari umuntu umwe. Tugiye kwereka uyu munsi. Nkuko ubibona rero turi gusharinga abantu batanu bageraho, bagiye kutatubwira ko batanu niba bagezeho bitari bwemere, ugomba gusharinga abantu batanu gusa. Noneho rero sasa tugiye kureba ese ukora iki. Cyo tugiye kureba kugira ngo ube washaringa abantu barenze 10, 20, 5000, abantu bose ufiteho kabahohereza ubigenza gute. Urajya hariya rero hari utudomo hagana hejuru kuri WhatsApp, ubundi ujya handitse new broadcasting. Numara kugera ahanditse new broadcasting, uno ugiye guselecting cyangwa se kugenda ukoraho gusa ku bantu bose ushaka kujya wohereza message nkaho ari umuntu umwe, bose ikabagereraho rimwe. Washaringa igihombi, washaringa bose byakwemera, ariko bisaba ko kubakoraho hariya ushaka kohereza message wese ukamukoraho hariya, ukabasharinga bose ugenda ukoraho gusa bahita bajyamo, ukona ko utajya hejuru. Noneho icyo ukora ni iki rero, ahanditse V, hano kameze nka V, niko uhita ukoraho bikaba birarangiye. Urabona ko ahangaha tugiye gusharinga abantu 135 participants. Noneho ngaba ahangaha babaye nk'umuntu umwe. Ushaka wana renaminga cyangwa se kabita izina akandikaho wenda ko ari abantu, wenda ari group ushaka kujya wohereza abantu runaka, ariko atari mu buryo bwa group. Bo buri wese yagushubije agusubiza ku giti cye nkaho wamwandikiye message imwe. Ntago bisobanuye ngo nka group bose ibyo wandikiye umwe bose barabibona, ahubwo wandikira bose kimwe, ariko yagushubije agusubiza nkaho ari umuntu mwakwandikiye. Ibindi bikaba mbese nko gucatinga n'abantu benshi, ariko ukabandikira message bakayibona bose bagusubiza buri muntu ku giti cye. Ukabasharinga abantu barenze batanu, abantu benshi mu buryo bworoshye cyane bitakuvuniye. Rero niba bikore, nubona biri kwemera, ukore ahanditse subscribe, ntubagirwe kuhakora aho hasi h'umutuku handitse subscribe, hakande. Ikindi ukore share, wereka abantu benshi uburyo basharinga cyangwa se bakohereza ifoto se wenda ikindi kintu se message ku bantu benshi barenze umwe. Kora subscribe rero, ikindi turabakunda kandi ibi nakagaruka mbabwira ko ushaka utuntu nk'utu tugufasha gukoresha technology, wasura Full Time Rwanda ikabigufashamo. Turabakunda cyane rero.